niriya couple yubahaga Imana ko agafaranga bamwitaga Bishop niko na Anetine umuririmbyi wa gospel ariko icyo kintu ngiye kiramataringa cyane kandi noneho kubimenya ko baha Imana nabyo biragoye kubera ikintu ndavuga uko nguko niba mvuze kubaha Imana ikintu ndo ndashaka guclarifyingaho ni umuntu ufite mu mutima we cyangwa muri gahunda ye gutinya Imana atari gutinya umuntu agatinyuye yamubwiye ngo ntuzakore gutya na gutya kubera icyo mvuze ngo biragoye nuko habaho amategeko atatu ubundi mu buzima no amategeko atatu mvugaga ni amategeko y'Imana ari bita amategeko y'Imana hakaba bita amategeko ya kiliziya hakaba no bita amategeko karemano ay'Imana nukuvuga ngo ni yandi Imana twese tuzi yaduhaye twe dusenga Imana ya Israel nuko tuyita Imana ya Israel tuyita Imana ya Israel ko Imana dusenga yaturutse muri Israel selon la Bible twese turabizi hanyuma amategeko ya kiliziya nari ya kiliziya igenderaho urugero nteranira mu iterero rya Zion Temple hari ibyo inshuti bakunzi ba Umurunga TV na Umura TV twongeye kugaruka mu biganiro bigiye bitandukanye ariko ahanini ari byo kugira ngo tubashe kubakika mu buryo bw'imibereho yacu ya buri munsi nkuko mubibona rero imbere yacu turi kumwe n'umujene usa neza cyane tugiye kuganira suga mbere yaje kuri kamera ntekereza ko yaba ari inshuro ya kabiri rero nzi neza ko hari abantu batubwiye ko bushize bamukunze n'ubu ngubu ikiganiro tugiye kugirana ndikumva kiri buze kuba cyaba icy'umumaro kuri buri wese tubahaye ikaze rero abadukurikiye ndetse nawe tuboneraho umwanya wo kumuha ikaze Eric na mahoro nubwo mise nkuvuga ariko nubundi ubuze kwibwira abantu badukurikiye kugira ngo wenda nk'umuntu kubonye bwa mbere ashobora kuba atararebye ikindi kiganiro twarakiranye kugira ngo bamenye ngo turi kumwe nande okay ni karibu rero mwatangira mutwibwira mwibwira abadukurikiye amazina yanjye ni Ndayisaba Eric nuko ni presentant umujene aho nk'umukandida narababwiye sinzi n'ababyari uri kubwira abakikubona bwa mbere ubwo rabo babwire cyangwa babwire bajye kureba ikiganiro baba akashyari ndi umuturage w'Imuhanga mu karere ka Muhanga umurenge wa Nyamabuye umurenge wa Shyogwe yego hanyuma akagari Niruri umudugudu ni Murambi ndi single ndi ku isoko kabisa uri ku isoko ufite yerekwa hari tambutse wa mugani wa muvuga batumwe bibaze kweri Eric twishimiye kongera kuganira namwe ariko muri amahoro turi amahoro nta kibazo nta mahoro okay Imana ishimwe cyane Eric abashize bagiye tuganira ibintu byinshi bitandukanye ariko uyu munsi ndagira ngo nk'umuntu twahuye bwa mbere tukamenyana ndagira ngo twagure noneho kumenyana birambuye ushize nabona gusa nkaho wifunze cyane navuga nibura nuko atanzi ariko uyu munsi tuganire nk'inshuti yego tunire kure cyane ndumva aribyo byaza kuba byiza hagati aho ndavuze ngo tuganire nk'inshuti ndagira ngo tunavuge no kubijyanye n'inshuti sibyo mu buzima busanzwe tujya twumva hari n'umuhanzi wigeze kubiririmba avuga ngo inshuti yawe ngo nishobora no kuvamo umwanzi wawe sibyo cyangwa se ngo umwanzi wawe aturuka ku nshuti ese ugendeye nko kuri icyo gitekerezo cy'uwo muntu cyangwa se ku byo abantu bavuga ubona ari nk'iki twagenderaho dutoranya cyangwa se turobanura inshuti ya nyayo cyangwa inshuti y'umumaro ubwo mbere na mbere yo kubimbwira wambwira ese ubundi inshuti ni iki yego narakoze cyane ikibazo ntabwo cyoroshye ntabwo cyoroshye kabisa kivuga ku nshuti ubundi hari ibintu muri filosofi nyarwanda bita inshuti cyangwa se bakavuga ngo imfura bavuga ati inshuti umuntu musangira ntagucure umuntu mugendana ntagusige yego umuntu bitse ibanga kari kubikira nyine ntarimene urumva ni umuntu umeswa mbere na mbere rero inshuti ni umuntu mukundana yego ntabwo wavuga inshuti
ngo ntukire mu rukundo babivuga umuntu mumbabarire ndaza gukoresha uduterme tw'igifaransa n'icyongereza kubera yuko hari ukuntu amagambo y'ikinyarwanda aba make mu rurimi rwacu ngo ni urukene niko nja numva bavuga ahubwo ntekereza yuko tutaruzi ntabwo rukeneye ahubwo hari amagambo menshi twakabaye dukoresha y'ikinyarwanda ariko tutazi nibyo reka nk'urugero hari ijambo ryitwa niba ari igweja uzi imini uzi igisobanuro igweja njye uko ndizi hari udusimba duto sibyo duto cyane tuba mu mabobere tuproducing indodo izi ndodo zivamo nk'umupira wambaye ingofero iki nibyo nzi nk'igweja gusa nkubeshe nakubwira ko nigeze kuribona ntaryo mbyumva gutyo nyine sindaribona amaso ku maso bonje rero nashaka kuvuga ngo igwegwe umugwegwe ni wonzi igwegwe ni ijambo ry'ikinyarwanda rifite n'ubusobanuro ariko twebwe tutazi abajene b'iyi generation cyangwa n'imyaka mike yishize kubera iki ubwo nashaka guprovinga yuko natwe dufite ururimi rwiza rufite na filozofi nziza ariko ikibazo amagambo yarwo tutayazi kubera yuko yagiye aducika amenshi tugenda tuyatira kuri mu marero niyo mpamvu bigenda bigitera ikibazo gusa igwegwe bivuze ni amahoro avanze n'umutuzo avanze na confort mubare gushyiramo ikinyarwanda icyo gifaransa ariko iyo umuntu avuze ati ndumva afite igwegwe ni ahubwo wakabaye umenye icyo umuntu ariho arasobanura umuntu avuze ati nifitiye igwegwe bakumva ibyo bintu amahoro ari mu mutuzo avance na confort nicyo kintu abavuze ariko kubera yuko ni ukuba mu mahoro nyine amahoro ari harimo harmoni harimo pe harimo confort harimo shalom harimo byinshi cyane murakoze cyane niyo ako kantu wenda kari kanyuzemo hanyuma navuga nti ntabwo bavuga inshuti udashyize mu rukundo inshuti bisaba ni ukuvuga ngo ni umuntu ukunze cyane kuri dimension yo kumva mwafatanya buri kimwe mu buryo bw'imibanire imibanire isanzwe affection isanzwe noneho mu kinyarwanda iyo bavuze affection mutuelle biba bivuze byibura kubana mu buryo mutuelle nicyo navugaga iyo bavuze affection bavuze urukundo ariko urukundo rurenze rutari rwa rundi rwa nyine kumva bagirira umuntu icyiza bashobora tubamo ni nk'icyo ngicyo rero iyo bavuze inshuti njye numvamo umuntu dukundanye kandi turi play yo gukundana ku bwa buri kimwe yego Eric murakoze cyane ku bisobanuro bw'inshuti none nk'ubwo mu bijyanye no kuba wahitamo inshuti muri bubane muri bigenda n'inshuti itazagutenguha ese ni nk'ibiki ushobora kuba wagenderaho ese birashoboka birashoboka nubwo bitoroshye muri ubu ibintu byarahindutse ariko birashoboka mbese ubona ari nk'iki dushobora kuba twagenderaho Eric ngiye ku rwanjye ruhande by'ukuri gushaka inshuti byashoboka ushobora kureba ukuntu wabona inshuti birashoboka ariko ntabwo bigize gute ntabyoroshye bimeze nk'urushako n'urushako nabwo uba ushaka inshuti uba ushaka umuntu nyine mwakundana niko nabyita inshuti twavuze ko ari ibintu byo gukunda uba ushaka umuntu mwakundana ariko nanone ukibaza uyu muntu ngiye gukunda nawe azankunda cyangwa se koko arankunda kubera yuko hari ibyo twe twibazaho nk'abantu tureba ibintu bigaragara biri fizike hanyuma ukavuga uti ibi bintu nabibonaga ariko se koko ibi bintu nimbigenderaho bizakunda ibyo rero mbona twagenderaho icya mbere ni ukureba ko uwo muntu agukunda ari reciproque ukuntu mwiyumvamo nawe ariko kwiyumvamo icyo nicyo cya mbere nibyo nibyo hari igihe byitwa kwikundisha
ugakunda umuntu par contre utagukunda aho rero biragora hari ibimenyetso bishobora kuba byakwereka ko umuntu agukunda se umuntu wowe uri gukunda ukavuga uti byange bikunde nawe ari kunkunda ahubwo nicyo ngiki birahari rwose urugero iyo umuntu mukunda nawe akagukunda cyangwa se kureba ko umuntu byanashoboka yuko we yagukunda wowe utamukunda ukanabibona ukavuga uyu muntu arankunda uwo muntu ubona inshuro nyinshi ashishikajwe nuko ugubwa neza yego wowe umererwa neza ugira comfort uryoherwa ikiro kiri mu bintu byakwandika yuko umuntu ukunda n'abagukunda iyo ineza umugirira ubona yigusubiza yego voilà icyo ni icyambere noneho rero hari no kubitesta ukareba ati ariko se uyu muntu nkunda kuko nawe arankunda cyangwa se biriya bintu akora koko nibyo koko ushobora gukora akantu k'akajeste gatoya ugatesta ubucuti bwawe nawe yego ukamubitsa nk'ibanga ikintu we wita ibanga nuko wabona atakimenye ukavuga uti uyu muntu koko niwe nagakwiye kuba ndi kumwe nawe arankunda nyuma yo kuba agukunda wari watubwiye ko hari n'ibindi ushobora kuba wagenderaho binini nk'ibiki nyuma yo ikindi nacyo hari kureba ko umuntu atakugirira ishyari naryo hari ukuntu baritesta ureba ko success yawe ubutsinzi bwawe ibihe byawe byiza byo kunesha wabonye se diplome wabonye se umusheri wabonye se akazi yego watsinze se mu mupira ukabona ko nawe bimushimisha ibyo bintu bimunejeje bitamubabaza akatamurya uriya muntu aba ari inshuti aba ari we wagakwiye kubana nawe kabisa iyo ni iyindi karita none nko mu gihe ubonye wari kumwe n'umuntu kandi wenda ibyo wigeze kubigenzuraho ubona wenda mu ntangiriro nta kibazo uramubitsa ibanga akarikipinga n'ibindi byawe nyine ubona umuntu yagakwiye kuba yarinda yabirinze neza uramwizeye ariko nyuma y'igihe runaka akuvuyemo arahindukiye ahubwo bya bindi byose wari waramubikije abishyize hanze akubereye umwanzi ese haba habaye iki yabike hari koze birashoboka hari koze haba nka koze nk'eshatu njye n'izo nzi wenda n'abandi buriya bafite izindi yego ariko koze ya mbere ni ikiba cyaramuteye kuza mu maso yawe akitwara atya ukajya umubona neza akajya kugirira ibanga nyuma yo kutakugirira ibanga akajya yishimira ubutsinzi bwawe akaba yamara igihe kirekire akubereye fidele akaba yakurwanaho mu bibazo kabisa ukabona ko yanakurwaniye mu gihe n'abandi bagusize ariko at the end akaza kuza kubivamo icya mbere mbona kibitera either we waramuhemukiye ushobora kumuhemukira nawe mu buryo bwo kwihimura bya bindi byose akabihindura futi ukamuhemukira muri cyagiye muri inshuti wenda ni ukuvuga mwaba muri inshuti hanyuma ukamuhemukira hanyuma akabihindura futi bana bakaza yivuye inyuma akavuga ateka byose bitamukiriye mbisenye cyangwa se baramugiye mu matwi abandi bagenzi bakamuguteranya abantu nuko tumeze iyo twabwiye yuko hari umuntu watugiriye nabi cyangwa dupasiri adutekereza nabi natwe twari tumufitiye gahunda nziza dushobora guhinduka tukabisenya yego icyo ni icya kabiri icya gatatu ushobora nawe kugira comportement zitari nziza cyangwa se ushobora kugira weakness ukagira intege nke akakubona intege nke atakwexpectingagaho muri cya gihe cyose ibyo ukamwiyereka bitandukanye nuko yari yarakumenye mbere cyangwa se numwiyereka kundi ahubwo akabona izindi ntege urabona uko tugenda turutaho kubana niko tugenda turutaho kwegerana sasa iyo wegereye umuntu rero niyo urutaho kumenya amafuti n'intege nke ze so hari ukuntu atwegera cyangwa akanyegera agahita abona intege nke zanjye agahita avuga umuntu bwa bundi narinzi ngo ameze uku nzi ngo ni umuhanga bwa bundi ni umuswa
ndetse tugafite kashe bwa bundi gake gake nabyo bikagenda bigabanya ubucuti wenda bigeze hahandi biba bibi cyane ariko nabyo bikagenda bigira gute bibigabanya ubwo rero ikindi cya kane nyine no kureba motivation ese ubundi niki cyabiteraga hari igihe usanga ibyo muri Bibiliya bavuga ngo hari umuntu wubatse inzu ku musenyi undi ayubaka ku rutare yego ikiba cyabimuteye inshuro nyinshi nicyo gituma gitera kidetermina niba ubucuti buzaramba cyangwa se buzaba butoya yego ababiterwa n'umutima ukwiriye abiterwa n'Imana abiterwa n'urukundo rwa rundi ruzima biraramba ariko yari ibintu atagetinga yarashara kwinjirira mu buzima rwose afite targeti yego hanyuma bya bindi yagushaka byabura ari byo bya motivatingaga byose bikaba birapfuye cyane rwose agahita avuga ati yirukaga cyangwa nashaga narubiki iteka se ubushuti cyangwa se urukundo ruba rufite impamvu kuko uburyo wagiye udusobanura ndi kumva ni umuntu n'ubundi waje asa nkaho hari ikintu yari ari kukubonamo cy'impamvu runaka icyo kintu yakibura bigasa nkaho yongeye gusubira inyuma agiye aguhunga iteka ryose ubushuti urukundo ruba rufite impamvu nka gukunda kubw'impamvu cyangwa kubw'icyo nkurikiye automatiquement sinzi uko nabikubwira automatiquement cyangwa se exactement bese urukundo rwose rufite impamvu keretse kuri Yesu Kristo Yesu wenyine niwe wenyine uriya conditionnel papa ukubyara mama ukubyara kuko ni babyita ni responsabilité ni inshingano zabo yego abo ngabo n'abavandimwe doit kugukunda ntacyo bashingiyeho ariko apart from that urundi rukundo rwose abari ikintu bagukundira abavandimwe turakundana ntacyo dushingiraneho kuko uri mu membre wa famille biraho nyine nta kibi nakugirira kandi ugomba kukurwana nk'umufamiliya papa na mama barakubyaye niyo gahunda abana nabyaye niki ariko abandi from outside ni imibare no c'est pas imibare comme tere ariko ni ukuvuga ngo hari ikintu mbonamo tu hari ikintu nshaka hari ikintu mbonye cyiza nicyo nje nkurikiye bon nuko bimeze apart Jesus ibindi rero ahandi ho ni imibare nuko hari ikintu ushaka hari ikintu wabonye umuntu ukamukurikira bon that's me nuko njye mbibona urumva byabigoye iby'ubushuti buriya nk'ubu njye nawe dushaka kuba inshuti mvuga ni Eric nabonye ni umutipe aritonda ni inyangamugayo nta kibazo cye nkumva nkwiyumvishemo gutyo ntakurikiye wenda amafaranga ufite cyangwa umuryango wawe ntazi ukomeye cyangwa se wenda amashuri arenze wize ariko nkabona uburyo umbaniye nkavuga nti uriya mutipe nta kibazo nese ubwo ngo haba hari impamvu runaka itumye mukurikira ishobora kuzashira igatuma nakuvaho ntabwo urayumva bose ari ibintu bavuga bakavuga ngo organisation sans but lucratif nyine imiryango idapanga ibintu by'inyungu par contre ntabwo bishoboka imiryango sans but lucratif ntabwo iba ni ukuvuga hari ibyo bita les profits financière ariko akaba n'amaprofi ari moral atari tangible niba nkundiye ko ndi umwana mwiza aravuga ariko nyine c'est des profits bwa bwiza nibubura bwa bwiza nibubura automatiquement bizahita bijyana uzahita uvuga wa muniga there is no way nta nubwo ari ubwana bwiza that the stuff is haba hari ikintu kitari tangible kidafatika kitari cash ariko uziko ubwana bwiza bugura buri pressure kuruta amafaranga somehow burahenze nese nta no guhinduka kandi utarigeze umuhindukira mubi akaguhinda bon ibyo ngibyo ubwo n'abadayimoni reka mvuge n'abadayimoni urumva bon benda biro birasaba ko gutebyamo ukuntu yego nacyo ariko umuntu nyine umuntu ahinduka kandi koko ibyo bintu mwakabaye mubyemera sinzi impamvu abantu turabyemera hari imbaraga ziri exterieur zituma umuntu yari normal ukabona igitondo kimwe arasaze agize ibibazo biri mental ukavuga uyu muniga byagenze bite ko ari muzima imyuka mibi iradayirashika ntabwo nkubeshye none se
niba umuntu yari afite ubwenge yatekerezaga neza yabanaga n'abantu neza igitondo kimwe agatangira kwirira amabuye agatangira kumara umwaka atoga uravuga n'iki cyabaye muri mandi ubwo rero iyo ni side imwe ishobora gutuma umuntu akuhindukiye mubi kandi ubundi nta kintu cyakabaye gituma guhindukira mubi ubundi ni nako Imana yaturemye twakabaye twese tubanye neza mu mahoro ariko kuki se usanga twashwanye twicanye twibanye twamburanye mbanekereza ko hari iyindi mitekerereze mbara aka kantu nkuvuge Imana rimwe yigeze kubwira umuntu witwa Gahini witwaga Yego amubwira ngo ibyaha biriho biritugira ku rugi rwawe kandi niwe bishaka ariko ntabwo ari wowe ntabwo ari byo kugira bikuganza it's up to you ni wowe kugira ubiganza Yego Imana iramubwira se nuko ari byiza ntabwo uzemerwa niko bimeze hari ikintu kiba kidushaka ariko ikibazo nuko icyo kintu tucemerera kibi kikaza kikaturusha imbaraga nuko nk'uko nanjye umuntu yangirira nabi niko nanjye namugirira nabi ariko ikibitera n'iki nuko ndeka icyo kibi nyine kikanganza Yego ubwo bishatse kuvuga ngo nk'icyo kintu waravuze ngo ni imyuka mibi n'abadayimoni ubwo ni nacyo gikora mu ngo kuko njya mbona abantu barateretanye barakundana baratemberana bajyana ku mazi ku Kibuye na Gisenyi bajyana mu mahoteli meza mbega igihe babitana ngo abamarayika umumarayika wanjye n'utundi tuzina ntazi ariko nyuma y'igihe bari kubana ukabona ni intambara mu rugo ukibaza se abantu bitanaga abasheri barebana akana ko mu jisho niki gitumye batandukana niki gitumye intambara nka ziriya zibaho wenda aho ngaho nahise niruka cyane njya mu bashakanye naho buriya wari kutubwira ese niki naho wagendera uhitamo buriya twavuze inshuti zisanzwe ariko hari n'inshuti yo kuvuga ngo uyu muntu tuzabana ibihe byose uyu muntu niwe misema mbere umugore uyu muntu niwe misema mbere umugabo wenda sinzi niba icyo wabasha kugisubiza neza wenda ukiri umujene ariko ntekereza ko ni ibitekerezo byose si ngombwa ngo we warabigezemo ibyo tuvuga byose si ngombwa ngo tube twarabigezemo ni ibitekerezo ese ubona wenda uhita unabinsubiriza rimwe nicyo ushobora kugenderaho ikindi ese niki gituma abantu bashimanye nk'uko bashobora kuba batandukanye murakoze cyane hari icyo wari ubanjije kumbaza mbaza uti abantu babanye bakundanye bagenda barasohokana bukeye barashwanya Yego hari impamvu nyinshi bambaye uretse ni abadayimoni reka nsubize gutya Yego buri efe negatif ibaye mu bintu buri kutagenze neza habe mu ishuri habe muri business habe mu mibereho y'umuryango habe no mu rushako mba ntekereza yuko hari influence y'imbaraga z'umwijima wenda zitagaragaye Yego ariko ibihari byanze bikunze kubera yuko itakabaye ihari ibintu byose byakabaye bigenda neza icya mbere ni itera ubujiji niba ari mu ishuri niyije igatera ikintu cyitwa ubujiji niba ari mu rushako niyije igatera uwo mugabo cyangwa uwo mugore gukora ikosa ryatuma umuparteneri we atari siporta kubera yuko takabaye rije bakabaye bose bagumije kugendanamo neza Yego ubwo rero mbajije ngo nicyo kibitera behind the scene nicyo cyabiteye hanyuma riza kureza ifite ikintu kiri fizike ikosa riri tangible either umugabo yaciwe inyuma cyangwa umugore bahita babyangiza cyangwa se hari ikosa runaka umwe mu baparteneri atabashije gusiporta aravuga ibyiza rero to divorce rero ikintu kibitera hanini apart from that ni ibibazo umugenzi wundi aba atabashije gusiporta byabonetse cyangwa se umwe kandi bwo yumvuze ngo ibibazo byabonetse Yego umuntu umugenzi we atabashije gusiporta urugero ni nko kumenya yuko umuntu mwabanye mwakundanaga motivation icyatumaga akora bya bintu ntabwo rwari urukundo either umwe yari warapanga undi hari ikintu amushakaho umugenzi we rero iyo amenye ko bamubaraga kubyihanganira biramunanira kandi either iyo amenye ko umugenzi we yamucaga inyuma
nabyo kubisiporta biranga ntakavuga ibyiza rero tubivemo kandi n'igihe usanga bapfa utuntu dutoya ariko umuntu atabasha gusiporta bitewe n'uko imbaraga z'umutima we zingana ko ngo umubaje imitima ntiyayiringanije niba njyewe nabasha gusiporta karori 200 umushuti wanjye atasiporta 200 izo kabiri 200 bimbwiye ngo kubeshya nibyo byananiye gusiporta ukambeshya nkaza kumenya ko wambeshya biraza kuba ikibazo ntekereza ko ari utwo tuntu ubu utaramenye mu gihe cya fiançailles hanyuma rero ukatumenya ukavuga uti byo nari kuzihanganira byararenze kubera yuko amashuti yo bateretana aravuga ati ibi nabisiporta azaze tubibanemo aya makosa rwose ntaribi ndabona amakosa 10 mu makosa 100 y'inzasporta noneho kongera rya 11 ukavuga uti ibiro bibaye byinshi aho kugira umutima uturike rero nuko nge mbitekereza nicyo kibitera rero binameze kimwe no mu rukundo rwa rero rwose habe no muri business hari umu partenaire wa business ashyiramo akandi kantu yatuvuga ati man ibi nabyo ntabwo biri kabisa better gutwara umugabane wanjye nani nkatwara wanjye nkajya gufunda ibyanjye habe no mu buzima busanzwe rwose umushuti hari indi character mubona aho utakabaye supporta yatuvuga ati iki kintu cy'ingeso rwose kirakonta hanyuma ukavuga ati ingeso nabonye ni mwene data iraremereye ku buryo nakomeza kuyisiporta mu rugendo mu rugendo rw'ubushuti cyangwa urukundo ntihagakwiye kubaho kwihangana ku buryo akantu kaje kose ari ukwita mutandukana kwihangana ni sawa ni nabyo byakanabaye mbere yuko rwose utihangana ntabwo wabibasha ahubwo ngira ngo hari ibyo uba waravuze uti nzihanganira akaba n'ibindi uvuga ati ntabwo nabisiporta kwihangana rwose niko njya numva abantu bakuru bavuga nanjye kandi mbona nibyo no mu buzima busanzwe naho tutari twashaka ariko tugira inshuti tugira abo tugendana habe ku nsengero habe mu mashuri habe mu kazi ariko hari uvuga uti uyu ari close cyane kuri njyewe kubera yuko hari ibintu byinshi twumva kimwe babisaba ibintu byinshi mu byumve kimwe mu bibone kimwe ariko hari igihe ubona noneho rwose byabaye birebire ukavuga uti tuzagendana ariko hari ibyo ntazamukonfiya kubera yuko ndabona yuko tutabibona kimwe ibintu byinshi polo mu Nesa ubu ibihe tugezemo ntishobora kuba biri mu bintu bitiza umurindi kuba abantu ubushuti bwabo bwagenda butandukana wenda bitewe n'ibyo duhanze amaso iterambere n'iki kuko nk'iyo wumvise nk'abantu bagiye batubanziriza ababyeyi baturuta batubwira ko wenda ugiye nko mu bashakanye ama divorce ari kugenda yiyongera bitandukanye n'uko ibihe byatambutse byari bimeze ese wambwira ko icyo gihe uko bari bameze twe niriye tandukaniro ryajemo hagati yacu nabo twebwe kuki ibyo tutabasha kubyihanganira bo bihanganiraga ikindi wenda nka example uri kubona hari abantu reka wenda mvuge ku bantu nubwo wenda biba rimwe na rimwe atari byiza ariko buryo umuntu azwi ari umusitari turamuvuga wenda turebe nko kwa Gafaranga na Annette na abantu b'abasitari tuzi dukurikiye ku ma platform yabo n'abantu ureba ukabona wabita role models ukavuga uti nanjye nkeneye kuba naba nk'aba bantu ukabona barishimye ukabona baraseka ukabona ni famille nziza ariko tugiye twumva amakuru atari meza ihohoterwa ibiki n'ibindi byinshi bagiye bavuga kuba umugabo yaratwaye nawe umugore we abandi nabo bagashinja umugore ngo hari ibyo yakorewe umugabo bitari byiza ariko we twebwe mu buryo twababonaga tukabona ari famille ahubwo twakwiye kuba twigira ese buriya ibintu nka biriya bibaye ntirihe somo umuntu ashobora kuba yareberaho ukavuga ngo mu guhitamo umukunzi nshobora kugendera kuri ibi n'ibi ubona ko nyine biracanganye ngiye byanteye kwibaza cyane ese ni gute umuntu ashobora kuba yamenya inshuti ya nyayo birakoze cyane icyo kibazo kirakomeye aho kandi nanone kugisubiza ni byiza umuntu aba ukiboneye igisubizo cyaryoha reka mpere imbere no barumbajije uti ababyeyi ba kera ababyeyi batubanjirije bo ko wabonaga bubakaga ingo nziza byaterwaga n'iki isi ukuntu igenda uko igenda ihinduka iterambere ikoranabuhanga bigenda biduhereza iyindi myumvire nk'ubu hari ikintu kimaze kugerwaho cyitwa feminisme avec la feminisme
nta muntu ugishaka kuba umudamu nta muntu ugishaka kuba umubyeyi abantu bose bariho barashaka kuba abagore ko hari itandukaniro hagati y'umubyeyi n'umugore yego umugore arahaguruka akambara ipantaro akavuga ati ntabwo nshaka konsa umwana aravuga ati ntabwo nshobora guheka yego mu gihe umubyeyi we avuga ati de toutes les façons nzaheka nzonsa n'umwana wanjye ntabwo ashaka egalite ntabwo ari ibintu bita egalite bare givuge n'ibindi abigeraho ntabwo ashaka kuvuga ati bon nanjye ndi umugabo you know what ibyo ukora nanjye nabikora as long as udahari ubwo rero there is no way ntabwo bankanga uvuga feminisme ni bano bagore bari baravuga bati meno umugabo ntabwo amataringa cyane nta nubwo yantwara burya nanjye ibyo bintu atwara nabitwara bagasa nk'abantu bariho baragira gute barasenya systeme navuga ngo y'Imana voilà yahozeho nicyo gihe la plupart des cas gituma tugira gute tutubaka niyo umugabo adafite responsabilités iwe cyangwa batamuha rights ze reka nzite uburenganzira bwe imuhira bizagorana yego n'umugore nawe rero niba atabaye submitted nabwo nanone niba adaciriye bugufi umugabo bizagorana hanyuma reka dusimbuke gutya tujye kuri iyo couple mwambwiraga nta bintu byinshi niziho gusa nk'abantu baba model wowe bakwibaza uti jewe ni gute nazabikora kugira ngo mbashe gutsinda premièrement ndavuga ngo wakabaye wowe uba wowe bon nakabaye mba njyewe gute nuzasoma mu ijambo ry'Imana uzasanga hari ibintu Imana yajyaga ibuza umuntu yego ariko igihe Imana yabuzaga umuntu ntabwo yamubwiraga ngo urugero ntabwo yatubwiraga ngo igihe yaduhaga amategeko nimuzabireba neza muzasanga yaravugaga ngo ntuzasambane ntabwo yavugaga ngo ntimuzasambane yapointingaga njyewe cyangwa igapointinga wowe kavuga ntuzigira ntuzibe ntuzabeshye ntabwo yavugaga ngo ntimuzabeshye ntimuzasambane njyewe nakabanje nga perfectinga ibindeba yego nabara guperfectinga ibindeba nkareba noneho umupartenaire nawe rero ukuntu namureba ni gutya sinzi ko 100% ari byo nta nubwo ariko nabivuga ariko burya selon moi umuntu wubaha Imana niriya couple yubahaga Imana ko agafaranga bamwitaga bishop niko na Aneti n'umuririmbyi wa gospel ariko icyo kintu ngiye kiramataringa cyane kandi noneho kubimenya ko bubaha Imana nabyo biragoye kubera ikintu ndavuga uko nguko niba mvuze kubaha Imana ikintu ndashaka guclarifyingaho ni umuntu ufite mu mutima we cyangwa muri gahunda ye gutinya Imana atari gutinya umuntu agatinya yamubwiye ngo ntuzakore gutya na gutya kubera icyo mvuze ngo biragoye nuko habaho amategeko atatu ubundi mu buzima no amategeko atatu mvugaga ni amategeko y'Imana ari bita amategeko y'Imana hakaba bita amategeko ya kiliziya hakaba no bita amategeko karemano ay'Imana ni ukuvuga ngo ni yandi Imana twese tuzi yaduhaye twe dusenga Imana ya Israel yego nuko tuyita n'Imana ya Israel tuyita Imana ya Israel ko Imana dusenga yaturutse muri Israel selon la Bible twese turabizi hanyuma amategeko ya kiliziya nari ya kiliziya igenderaho yego urugero nteranira mu iterero rya Zion Temple hari ibyo umushumba mukuru intumwa Paul Mirwa gitwaza yavuze ntimugakore tukagendera kuri ibyo akaba n'amategeko ari naturel anyine ari karemano ari ine ayo turayavukana nabwo bisaba nje muri Eglise ya Zion Temple mbone nyagendereho nabwo bisaba mbeneranira mu muryango wa kiliziya runaka ahubwo ngenda bivukana usanga abantu bakera n'abantu bavuga ngo ntabwo bemera Imana we yarangaga gukora ikintu runaka akaba yanagipfira yego akavuga ati ntabwo nge naryamana n'akana gato ndi umusazi ukumva nta tegeko ribimubuza rindi riri exterieur tuvuga ngo ni loi divine cyangwa ni loi ecclésiastique ariko biri mu ndaye ko atakwica akavuga ni gute navyera umuntu ubuzima ntarabumuhaye rero hari igihe umuntu aba afite iryo riri ine même si nta kiliziya nta na domination ya kiliziya asengeramo ariko uwo muntu umubonemo iyo valeur ni umuntu w'umugabo wo gukonfia ubuzima bwawe ukavuga uyu muntu twakomezanya urugendo kubera yuko hari ikintu atinya gukora cyitwa kibi yamva yagirira umugenzi we
ubwo rero parmi amakaraktere iyo niyo ya mbere narishizemo yo kumva ko yakabaye yubaha Imana uramutse ubigisera ukabibona byaba ari byiza yego aka kabiri ni ukureba umuntu nyine mu inshuro nyinshi mu byumba kimwe mu bihuje kabisa ubalance ukavuga uti uyu muntu mbona tubyumva kimwe ikindi niyo mutabyumva kimwe ashaka ukuna gusubiza muri system ashaka ukuna kwereka yuko ibintu wakoze either ntabwo ari byo ariko akabikora mu buryo bwo kukubaha hari ukuntu abikora ubona atagutesheje agaciro atakwatse kwitiye akandi ka gatatu umuntu utagukunda gusa mu byishimo watsinze bwa buzima handi bikomeye bibabaye akaba ni wa muntu mwagumana voilà ikindi cya kane umuntu kubabarira ça arrive ko dukoze ariko umuntu wakumva akakubabarira umuntu we kwikonfiya ese birashoboka ko umuntu ashobora guhitamo kugendana n'umuntu abona hari ibyo batari kuhuza rero umusatsi ari business ari amafaranga dushaka atari ubuzima bwo guhura duhuze turi umuntu umwe ndi kuvuga ubushuti cyangwa se kubana nk'umuryango ukabona ko umuntu hari ibintu byinshi mutari guhuza ukaba wahitamo ati ntacyo ndemeye turajyana ubushuti reka rero nkwereke aho ngaho ziba ari izindi intérêt urabizi hari ama intérêt menshi hari ama intérêt politique intérêt nyine za politiki hari inyungu za business hari inyungu z'amafaranga hari inyungu z'umuryango ariko inyungu za intimity za intimacy iyo bigezeho ku kintu mudahuza ntabwo byakabaye keretse wenda ari ibintu bya prostitution ariko ari umuntu ushaka ko muba ini ku rwanjye ruhande ebamba numva bitakabaye niba hari ahandi byaba rwose simpazi gusa byashoboka kubera yuko isi imaze kuba danje niba umuntu wabyuka mu gitondo kimwe akavuga ati ubu ngubu nari umuhungu ariko ndumva ndi umukobwa nabyo ndumva byashoboka none ubwo muri uko gutandukana se ahubwo ntihaba harabayeho guhura ku bw'izo mpamvu muvuze gutandukana birashoboka ariko ntabwo ari byo 100%. Birashoboka yuko intege nke zaboneka kwa kuri twabivuze birashoboka ko nama motivation ariko ibitandukanya abantu byo ni byinshi nagwa bavuga ngo ni ikintu kimwe kubera ko abantu umutima yabo babifitiye ibintu bigiteye byoba babifitiye ukuntu babona ibintu banabibara niyo mpamvu ibyatuma batandukana byaba byinshi cyane wa mugani iyo tabona ibintu kimwe bashobora kuzanwa n'urukundo ndakazanwa n'amafaranga ahagera akayabura ikibazo kikaba kiravutse mu buzima bwanyu se hari umuntu waba yarigeze kubatenguha mwari mwamugira icyizere avuga ati ibi ni inshuti yanjye akaba yabatenguha byabayeho ariko ntabwo byari bikomeye kandi babonaga ni ibintu bitoya cyane nk'umuntu bitinyira ibintu byo gukundana utinya gukunda ari wowe ari we yari umusheri yari umusheri nashaka kumukunda nabukunze nshaka kumukunda cyane hanyuma burarahanze reka da burarahanze bitavamo niruka mana yanjye n'icyo ushobora kuba wakwigira nko kuri uwo muntu uba waratakaje mu buzima warigeze kumugirira icyizere ariko we icyizere ntagihe value n'icyo ushobora kuba umwigiraho ni ukutagira blague no gutayiminga kwa ni ukumenya icyo ushaka hari n'igihe we ariko byange bikunde n'ubundi icyo washakaga wari ukizi nyine ndo ndavuga we akaba yaramenye icyo ashaka we none se nabigenza gute niki nakora ngo mpindure karaktere y'umuntu niba umuntu adashaka kunyumva nabigenza ndavuga kuri jewe ndumva ntacyo natakaje ahubwo ngira ngo niwe akaba yagira icyo atakaza cyangwa se nawe akaba yakoze neza ntabwo yanshakaga yarankoze aravuze kamukorera akakanapire muri system ariko cyo wenda rubarata wenda ntiyankundaga niko ngira bitekereza birashoboka none se mwamwemeza ko mu buzima bw'umuntu haba inshuti z'ukuri cyangwa inshuti zose ziza kubw'impamvu runaka inshuti z'ukuri ziba ikubera iki navugaga inshuti z'ukuri ni kuvuga ngo ubundi iyo twagiye mu bintu by'ubushuti no gukundana hazamo ikintu cyitwa kwiyemeza hazamo ikintu cyitwa commitment yego
niyo mpamvu rero inshuti z'ukuri zibaho wa muntu uvuga uti ubwo yarageze mu buzima bw'uyu mugabo cyangwa bw'uyu mugore cyangwa bw'uyu mujene ntabwo nzamubera umuntu utabereye ntabwo nzamugirira nabi ntabwo nzareka kwikuraho ubunyangamugayo hari abantu rwose baba royale bakaba abanyakuri yego mugakomezanya urugendo none se basogokuri ntibabikoze ba data ba mama ba arrière grand parents abo bose bagiye bahari n'izindi ngo rwose nziza kubera iki bagera mu rugo nibyo by'abashushusheri bigashira nyuma y'umwaka bagafata responsabilité urugo bakarugubaka abantu rero baba royale abantu biyemeza kugira neza no kutareka guhemuka barahari cyane ubushuti rero rwose birashoboka ko bwakomeza ukabona inshuti nyashuti ubwo nkaho mu bijyanye no kubona inshuti nyashuti ushobora kutubwira ati wenda nk'abajene bagenzi banjye cyangwa abandi bantu muri rusange wenda buri kumva turi kugenda tugana ku musozo ati wakwiye kwita kuri ibi ngibi kugira ngo wenda twagiye tubivugaho ariko mu buryo bwa conclusion ukavuga ati wagakwiye kwita kuri ibi kugira ngo umenye neza niba inshuti uri guhitamo ari iya nyayo cyangwa se uri guca mu nzira itari iya nyayo ati ibi ngibi ugomba kubirebaho ukabyitaho kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi hatazabaho guhindukana ugasanga hajemo ibibazo yego njyewe ku rwanjye ruhande numva iya mbere ni umuntu naba nkunze njyewe nkamukunda yego nkabyiyumvamo rwose ko mukunda ko habaho ukuntu ukunda umuntu ukabyumva ko umukunda namara kumukunda nkareba ko uwo muntu afitemo ya valeur yo gutinya Imana yo kubaha Imana hari ukuntu uganira n'umuntu ukaba wamenya ko umutima we icyo kintu kirimo yego umaze rero kumenya ko icyo kintu kirimo ureba twa dutre de personnalité n'ababwiye yego ureba ko yishimira iterambere ryawe ureba ko yakubabarira ureba ko yemera ubukene bwawe akaba yabumanukamo ukareba nawe umuntu ugukunda ukareba ko bya bintu wakundaga kuri wa muntu nawe ko agukunda na kwa kundi tureba ko umuntu adukunda nabyo twamaze kubibonera yego direction ureba ko ari respondinga kuri cya kintu wamuherezaga yego muri make rero utwo dutre de personnalité nka turi rwose twabikwereka ukunda umuntu ukabyumva emotionnellement kureba ko ufite ubwenge mu mutwe rwose nta kibazo ubwenge buriya burakonta yego bon navugaga inshuti kubera iki ubwenge aza gufasha ni ukuvuga ngo hari ikintu wambonyemo kizima Imana ikagufasha kigakomeza kikabaho rwose biragufasha hanyuma nanone iriya fiabilité no kurespondinga ku rukundo umuhereza rwose mbona byafasha yego Eric hari nk'abantu bagiye batenguha bakiri kumwe n'ababatengushye bari inshuti ariko bigeraho nyine aramutenguha arahinduka ushobora kuba babana cyangwa se ari inshuti zisanzwe wenda bigana bakorana muri business kugeza ku isaha none bakaba bakiri kumwe ariko undi atarabasha kuba yafata icyemezo ku ruhande rw'uwahemukiwe atarafata icyemezo kirwana nabyo cyangwa se n'undi wahemutse nawe akiri aho bari kwerekana ko ari inshuti ariko n'ubundi ubushuti butagihari ese nihe nama ushobora kugira abantu nk'abo urumva rero inama nabagira nuko basasa inzobe bahemukiwe akabivuga akavuga barampemukiye nuko n'uwahemutse nawe agasaba imbabazi ko bariho barubaka bubakiye ku gisebe kidakize ni ikibazo ni ukuvuga ngo ufashe igisebe ntabwo gikize ntabwo gipfutswe ntabwo gikanzwe hariya habamo uburwayi buri special habamo cancer kuri icyo kintu mu buryo buri physique no mu marangamutima rero bashobora kuba kanseri kubera yuko bariho barakora ibintu bitabereye iyo hari ikibazo beta kugishyira pati mukagihandoringa aho kugira ngo mufeze semble mu buryo buri psychologique muba muriho muriyica ububanye n'ikibazo kandi banze gukiza beta ni ikintu urabyumva ukuntu kimeze wahemukiwe fuka avuga ati barampemukiye bahemutse nawe agasaba imbabazi nuko bagatangira ubuzima bushyashya nibyo byiza kugira ibyo ni n'uburyarya biba binashoboka ko n'uwahemutse atabizi ko yahemutse ça arrive possible nabyo birashoboka ubwo njye navugaga nk'iyabizi abizi nicyo cyiza cya communication
numva ko uko biri kose burya n'umunyarwanda yaravuze ngo ntazibana zidakomanya amahembe, nta bantu babana nk'abari muri paradizo. Byange bikunde hari igihe habaho utuntu mutumvikanaho, ariko kuba umuntu umwe yagenda akigira nkaho ntacyo bimubwiye kandi byamwangije, ubwo nicyo navugagaho cyane, ati ni nk'iyo nama wabagira kugira ngo babashe kuba babana neza. Kuko ntago iki kiganiro impamvu tugikozeho ntago dushaka ibyatandukanya abantu, ahubwo dushaka ibyatuma ubushuti bukura. Kandi ubu ngubu usigaye ubona ko ibintu byo kuryaryana bigenda bigaragara cyane, umuntu akibaza ngo niki cyakorwa. Reka ngira kandi kantu bivugaho. Yego. Abantu babana kimwe n'indi mibanire yose, ikintu cya communication kiramataringa. Communication ni gukora exchange ya ideas ku buryo umuntu yumva igitekerezo cyawe nawe ukamwumva iki. Hanyuma noneho haba hari n'ikibazo mukareba ukuntu mu gihandoringa. Bivuga ngo turaganira dushaka bi runaka kandi ikagerwaho iyo goal. Rero abantu babana rwose badakominikana ni ikibazo gikomeye cyane. Niba hari ikibazo se nimugikominike ngo mugishakire igisubizo, numva atari ikibazo ntabwo byakunda. Imibanire yose igomba kugira communication. Uko muri business habamo communication, bashaka ko achieving a profit. No mu mibanire hagomba kubamo communication kugira ngo intimacy yabo iryohe. Hanyuma ikibazo rwose kibonetse nk'ubwo ngubwo urumva kiba gihari cyanabonetse. Beta ko bagihandore ko simbizi wenda nuko abantu baba bafite uburyo babigiyemo mu buryo bugiye butandukanye, ariko umugore n'umugabo n'abantu batakabaye bagira ikintu bahishana. Babare ko vuga uko nguko, ese niba baba bambaye ubusa kwambarana ubusa between them, bivuze ngo no mu bundi buzima busanzwe nta kintu bakabaye bahishana. Bakabaye byose babyerekana bakabishyira ku murongo. Yego. Dojo hari ibintu byose barezori. Gero communication amataringa pe. Ibibazo by'abakundana, ibibazo by'abafitanye ubushuti bikemukira mu biganiro. Cyane rwose baramutse bose bambaye kuri nkuko bajya bakwambarirana. Byakemuka. Ntihagire uyishyira hejuru y'undi, gusa buri umwe akamenya position ye. Umugabo ko ari boss, umudamu babishyira ku murongo. Impamvu uko nguko ni kwera iki? Abadame bajya bangiriya position yabo. Agashaka kuba boss. Par contre iriya position yabo ni bien. Kubera yuko uzanarebe njya numva bavuga mu gisirikare uko nguko nta kantu bavugaga batebya. Urugero mu gisirikare iyo ndi nka lieutenant ndi umugabo. Yego. Madame wanje already aba yabaye captain. Bivuze ngo umudamu ari ukuntu umuhereza umushyira hejuru. Yego. Kubera ni mahuje. Ariko nawe akadamenya yuko the boss ari hariya. Ubwo rero babishyize rwose kwa kundi twabivugaga, bagakominikana, buri umwe akajya muri position yiwe, ikibazo baragikemura, ibintu bigakomeza bikaba neza. Ikibazo ahubwo nuko umwe muri bo badashaka kujya muri position akwiye, cyangwa akaza afite utundi tuntu tw'amatrick utamenya. Yego. Ndikumva wumvishe, uwo kumva yumvise, kandi Eric turagushimiye. Icyo mbashije kumva nuko kubona inshuti birashoboka, kandi ukabona n'inshuti nziza bitewe n'ibyo wabashije kugenda witaho. Eric yagiye atunyuriramo bigiye bitandukanye, kandi no mu gihe inshuti mu gihe wagize inshuti nayo ikaba yakwirinda kugira gute kuguhemukira cyangwa kugutenguha. Harimo abantu badutenguha nyamara twababereye imiseke ikoroye, ariko bakatubera abantu batari beza. Ikindi mu gihe utubazo nk'utwo twabayeho bigacemukira hehe mu biganiro, mukaganira mugashaka solution ku kibazo runaka. Eric, witeka bawo umugisha. Amen. Mwakoze cyane. Mva ko kabisa abari mu bwenge bwinshi mu bitekerezo byanyu, kandi ku muntu wabashije gukurikira iki kiganiro akakigeza ku musozo, ndumva yungukiyemo ibintu byinshi cyane. Kugira ngo sinasoza mbashimira nanabifuriza amahoro y'Imana. Imana ikomeze ibane namwe, ikomeze igendane namwe muri byose, naho gutaha. Yes.